bajije ariko aravuga ati se koko umuntu yabyara se wamubyaye, niko Ezira Mpyisi ngira ngo yari revera pasiteri mu badive muba ari mu bantu b'abahanga banditse Bibiliya dusoma mu Kinyarwanda, amakosa yose arimo Ezira Mpyisi ngo niwe yashyizemo, yararimo asaba imbabazi avuga ati Imana imbabarire rwose ibi bintu abanyarwanda bagenderaho nanditse rwose Imana imbabarire. Ariko Ezira Mpyisi yaravuze ati koko wowe urumva Mariya ni ikiremwa cy'Imana, ni umuntu wabyawe nk'uko natwe twabyawe, aravuka amezi 9 ageze aravuka, ariko se koko Mariya yabyaye Imana? Ariko nkabaza n'abanyarwanda, wowe wa mudamu we uri hano, wowe wa mugabo uraha, wabyara so? Wabyara nyogokuru wawe? Wowe wabyara nyogokuru wawe none ukavuga uti uyu munsi nabyaye mama, uyu munsi nabyaye papa, uyu munsi nabyaye Ruganzu, uyu munsi nabyaye, birashoboka ko wabyara so? Birashoboka. None ngo Mariya ngo yabyaye Imana, Mariya yabyaye Yesu, Mariya gute se ibyo bintu bishoboka gute? Rero ngira ngo ubwo n'ubuyobe nk'uko abayobozi babivuze rwose, abayobozi babivuze, ariko reka baduhe n'abayobozi niba bababonye, niba baduha abayobozi ntacyo byaba bitwaye, cyangwa se baduhe Ezira Mpyisi, kuko Ezira Mpyisi aravuga ati umuntu yabyara wabyara uwakuremye. Mariya yabyaye Imana, yabyaye Yezu, koko murumva ibyo bintu bishoboka? Ntabwo ibyo bibaho rero. Ariko reka twumve Ezira Mpyisi, ngira ngo ni umuhanga cyane, nubwo yitabye Imana iramuhamagaye, ubwo yagiye kudutegura natwe aho tuzamusanga ajya dusura gusa. Noneho abadushyiremo ijwi rya Ezira Mpyisi, ngira ngo ni akantu gato cyane, ariko abantu badukurikiye mukumve, mube ku Mandwa TV, mukore icyo bita subscribe, mukore kunzogera, noneho channel yanyu y'Imandwa abantu bayirebe bave muri ubu buyobe, kuko muri bakeya kuri subscribe muracyari bakeya, kunzogera muracyari bakeya, message muracyari bakeya, na share muracyari bakeya, byose mubikore. Hanyuma n'abantu bashaka kuza iwacu kuraguza, umenye niba waratewe n'umuzimu wa Mariya, waratewe n'umuzimu wa Dawidi, waratewe n'umuzimu wa Ezira. Abo bazimu baza bagahagarara mu biti by'abanyarwanda, nk'aho abanyarwanda murebe abanyarwanda ibihumbi bingahe kugira ngo bajye guhagarara hariya, nk'aho umuntu yakahiririye inka ze, umuntu ngo arebe abana be ateka ibirya akajya guhagaze inyuma y'umuzimu wa Mariya, atari umuzimu wa se cyangwa se wa sekuru. Dushyiremo rwose Ezira Mpyisi twumve icyo abivugaho, uko Mariya yabyaye Imana, twumve uko Ezira yabivuze. Yabyawe n'umuntu Yezu, koko umuntu akabyara uwamuremye. Ariko muko uzi ko muri bicucu ubu wabyara sosha, uri kumva bidashoboka ngo umuntu yabyaye Imana, wabyara so? Bikira Mariya wowe yambwira wabyara so? Genda uko ntari Imana, ariko Bikira Mariya yarabikora. Nibyo rwose Ezira Mpyisi ahari ku Mana adusabire nk'uko abazungu bizihiza abatagatifu. Ariko arabaza ati wowe habi ya kare, ngewe haba inshuti, wowe izina ry'u Rwanda nk'uko abanyarwanda bitwaga ayo mazina, wowe wabyara so? Ukavuga uti rwose nge nabyaye papa, nabyaye mama, nabyaye nyogokuru. None Ezira Mpyisi nibyo abaza abanyarwanda ati koko wowe Mariya yabyaye Imana, Mariya yabyaye Jambo. Ese Mariya ko Jambo abazungu banditse ko yahoranye n'Imana, nta kintu cyaremwe ku isi kitaremwe nawe, koko Mariya yabyaye Imana koko? Abanyarwanda rero mukanguke, muve muri ubu buyobe abazungu batuzaniye, ubu buyobe bwo guterekera Yezu, guterekera Mariya, bakaduha ishapure ririho amayibukiro ijyanwa mu ijuru rya Yesu, ngo Mariya mubyeyi w'Imana ujye udusabira tw'abanyabyaha. Noneho bikarangira umuzimu wa Yezu uje mu ruhengeri, abantu bagahurura bakuzura. Noneho si nicyo gusa, abazimu, uwo muzimu wa Yezu n'umuzimu wa Mariya ukadutera, ukabuza abanyarwanda, wajya gukama inka zawe ukabura amata, umugore wawe wamushyira mu rugo akajya ataha nijoro, umugabo nawe ntamenye kwita ku rugo, ntamenye kwita ku muryango. N'abazimu babagwagasi baduteye. Rero abanyarwanda tugaruke kuri gakondo, tuve muri ibyo by'abazimu b'abazungu n'abarabu, noneho duterekera abazimu bacu. Ngira ngo hari n'abantu bagiye babyinira umuzimu wa Mariya, niba baza kuba tubonera baze kutubwira ko bababonye. Kandi noneho hari umugabo w'umuhanga
witwa Dogiteri Rusa. We aravuga ati Yezu ni umunyafurika avuka muri Ethiopia. Yezu buriya ngavuka muri Ethiopia rwose, ni igikara nkanjye. Uko mumbona meze hano niko na Yezu asa buriya. Ahubwo abazungu ngo babonye Yezu ari umuhanga. Baravuga bati ubwo Yezu ari umuhanga rero turakora iki? Ubwo Yezu ari umuhanga, tugiye gufata umuzungu w'umubirigi, umuzungu w'umutaliyane, umuzungu w'umuholande, kuko abazungu bose barasa. Noneho baramufotora, bamaze kumufotora baravuga bati Yezu nguyu. Noneho bakina na filimi ya Yezu, bafata umuzungu mwene wabo, noneho biga iyo filimi barayikora, abazungu n'abahanga rwose. Noneho Yezu bamwandika muri Bibiliya, cyo ni ikintu cya mbere. N'abarabu bamwandika muri Bibiliya, buri abarabu bemera Yezu niwe bita Isa. Ni wumva bakubwiye batugiye kutozwa shahadu, ariko turaguha Aburahamu, izina rya Aburahamu, izina rya nande. Noneho bakakubwira bati uhitemo izina rimwe, ukumva bakwise Isa. Umuntu witwa Isa buriya ni mu Cyarabu, ari Yesu. Abari Yesu. Ariko mwibaze uburyo Yezu ari umuzungu, kandi ngira ngo Yezu rwose yavukiye muri Ethiopia, ngo hari igisekuru cya Yezu, hari igisekuru cya Mariya. Ariko noneho abazungu bakubera ko bikunda kugira ngo baduterekereze Yezu wabo, baba bafashe umuzungu mwene wabo. Bamaze gufata umuzungu mwene wabo, noneho baramuzana baramuduterekereza. Niyo mpamvu mwabonye hariho amazina y'abazungu ba Yesu, ba Jesus, abo ni abazungu bitirirwa Yesu, ba Mariya, ba muja wa Mariya. Abantu badukurikiye rwose kuri WhatsApp turabashimiye, turabona muri benshi cyane, kuko iki kiganiro kiri live. Wandika kujya kuri Facebook ukandika Imandwa Habishuti, ngira ngo niho utubona hari. Ngira ngo wandika Imandwa Habishuti ukahita utubona, kiri live. Ujya kuri Facebook ukatubona. Abantu bari kuri TikTok ndabona nabwo namwe murahari, ariko ibitekerezo byanyu ntago turi kubibona ngo tubisubize. N'abaduhamagara nabo turabitaba. Mufate nomero yacu ni 078993, ahari ndayivuga nitonze, 0789388195. ndabona message kuri TikTok, niba abantu bari mu masaha yo kurya cyangwa mu masaha yo gutaha ntago ndi kubona, cyangwa se na internet ngira ngo iri kugenda bukeya, ndi kujyaho nkabona banyereka ko idahari. Rero mu byo nkora ndi umwigisha Mana y'u Rwanda, Imana y'u Rwanda, Imana rurema, Imana ishobora byose, Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Nyirububasha, Imana ibera hose icyarimwe. Rero ndi umwigisha Mana y'u Rwanda, kandi Imana basogokuru basengaga, Imana basogokuru bizeraga, niyo nanjye nizera. Niyo mpamvu abanyarwanda tugomba kugaruka kuri gakondo, ntitujye guterekera umuzimu wa Mariya uhagaze mu giti. Abanyarwanda ngo bajye kubyinira umuzimu wa Mariya. Sinzi niba video y'umuzimu wa Mariya wayituboneye, abantu babyinira Mariya. Niyo mpamvu abanyarwanda bateza abanyarwanda imirima yabo, uhinga ibijumba wajya gusarura, ugasarura imizi, usibye gusarura imizi, inka wajya